Ndabasuhuje kandi mbaye ikaze mwese mukurikirana Zeyipavu TV. Nyuma yuko iki cyamamare muri kureba hano cyitwa Kagarara cyaje guhindura amazina kikitwa Ashton kivuye mu kuzenguruka ibihugu binyuranye bya Afurika ndetse akaza kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda ari kumwe na Ashton umunyamerika mwamenye cyane nawe ari nawe watumye uyu Kagarara ahindura izina kitwa Ashton ndetse akanarushaho kongera kumenyekana cyane ku rwego rw'isi. Uyu munsi Ashton yongeye gukora andi mateka aho yaje kuba ahabwa igihembo. Ni igihembo gitangwa na Youth Connect, kikaba gitangwa mu byo bita Youth Connect Awards. Akaba yaje guhabwa igihembo gifite agaciro ka miliyoni 5 z'amanyarwanda. Ni amafaranga aje yiyongera ku byo yaje kuba ahabwa na Ashton uriya munyamerika wamuhaye impano y'imodoka yo mu bwoko bwa Kia, akaza ndetse no kumuha miliyoni zisaga 7 mu mafaranga y'u Rwanda. Ashton ariwe Kagarara, Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi, akaba yitwa Dr. Utuma Twishima Abdallah. Akaba yaje kumushimira cyane ku bikorwa yagaragayemo byo kugenda amenyekanisha igihugu cy'u Rwanda. Kagarara rero akaba ahawe aya mafaranga mu rwego rwo kugira ngo akomeze kwiteza imbere mu bigendanye no content creation cyangwa se mu gukomeza guhanga udushya ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye akora ku mbuga nkoranyambaga, dore ko bigirira wakamaro ndetse n'igihugu muri rusange. Kagarara rero nyuma yuko Ashton amumenyekanishije mu ruhando mpuzamahanga rw'isi, ubu ikintu twakubwira nuko kugeza ubu ngubu ahise agira gutya agatsindira aya mafaranga. Bikaba ari amafaranga ahawe mu byo bita Youth Connect Award. Ni ibihembo bitangwa ubwashize mukamubizi ko abo bita nk'abamerisi bategura ibitaramo bya comedy nabo baje guhabwa amafaranga agiye atandukanye kugira ngo abafashe kugira ngo bakomeze kugenda biteza imbere ndetse no guteza imbere imyuga yabo baba bagenda bakora mu bigendanye no kwiteza imbere ndetse no guteza imbere umwuga baba bakora bakawaguruka arushaho kugera kure cyane. Kagarara rero murabyibuka yuko akigera mu gihugu cy'u Rwanda byatumye igihugu cy'u Rwanda cyongera kuvugwa cyane mu rwego mpuzamahanga bitewe n'iki cyamamare nacyo mpuzamahanga gikomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ashton cyagize gutya kikamwikundira ndetse kikaba cyariyemeje gukomeza gukorana Kagarara ariwe Ashton kugira ngo akomeze kuzamura urwego rwe mu bigendanye na content creation. Cyo twakubwira nuko uyu nguyu Ashton ari umunyamerika ndetse akaba ari mu byamamare 100 bya mbere ku isi byabashije kwinjiza agatubutse muri iki gihe turimo. Akaba ari mu byamamare 100 ku isi byabashije kwinjiza agatubutse kuko ari ku mwanya wa 41 ku isi mu byamamare byabashije kwinjiza miliyoni nyinshi z'amadolari, dore ko bivugwa ko Ashton yinjije agera kuri miliyoni 10 z'amadolari muri iki gihe bagize gutya bagakora ibi bipimo. Akaba ndetse ari amafaranga atari make cyane kuko iyo yabaze urasanga amafaranga yinjije mu gihe kigera hafi mu mwaka agera kuri miliyari zisaga 10 mu mafaranga y'amanyarwanda hano mu gihugu cy'u Rwanda. Byumvikane ko ntago ari amafaranga makeya mu ba content creators rero bo kwisi. Iki cyamamare Ashton akaba ari ku mwanya wa 41 nkuko twabibabwiye. Byumvikane ko ntabwo ari umwanya mutoya, ni umwanya utari mutoya mu bantu 100 babashije kuba bashyirwa ku rutonde n'iki kinyamakuru gikora ibigendanye no kugenda gitondeka ubukungu bw'abantu ndetse n'ibyamamare bigiye binyuranye cya Forbes. Akaba aricyo cyakoze uru rutonde rw'ibyamamare bikorera ku mbuga nkoranyambaga bigakora content zigiye zitandukanye, aho Ashton yaje ku mwanya wa 41. Byumvikane ko kuba yarafashije Kagarara kumenyekana ku rwego mpuzamahanga akaza kumenyekana nka Ashton ibi byose ntago ari ibintu wavuga ko byoroshye kuko ukorana n'iki cyamamare kiri kuri uru rwego rungana gutya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ari nabyo byahise bituma Kagarara arushaho kugenda amenyekana cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abantu bari baragiye bakomeza kuvuga ngo yahaye Kagarara ngo
ibyo twavuga nk'impano, ngo abenshi bakavuga ko ngo yamuhaye imodoka Yakoze, ngo amuha amafaranga miliyoni zigera kuri 7 z'amanyarwanda. Bamwe na bamwe bakagenda bavuga ngo ni amafaranga ngo make, ariko ntabwo ari amafaranga make, kuko igikorwa cyonyine cyo kumufasha kumenyekana ku isi ubwacyo ntabwo twakita nkaho ari amafaranga make, kuko kuba yarabashije kumumenyekanisha muri ruriya rwego byagiye bimufungurira andi marembo akomeye cyane. Amarembo akomeye cyane, irya mbere ngire ngo muraribonye hataranashira n'umunsi umwe Ashton asubiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko muri Youth Connect Awards bahise bamugenera igihembo cy'umuntu wakoze ibikorwa bidasanzwe, aho yahise ahembwa izi miliyoni zigera kuri 5 yahise ahabwa muri Youth Connect. Bakaba bari banamutumiye nk'umushyitsi ugomba kuhagaragara kugira ngo abashe gutera intege ndetse n'imbaraga abandi ba content creators bashobora kuba bafite ibikorwa byabo byihariye bakagombye kuba bakora. Minisitiri rero yatangaje ko ari urugero rwiza ngo rw'aba content creators bafite ubumuga bakomeza bagomba kuba bareberaho, nabo ntibagire kwiheza muri bo cyangwa se kugira intege nke muri bo, bakumva ko bishoboka barebeye kuri Kagarara uyu waje guhindura amazina akita Ashton rero nkwibutse ko yari yasuwe hano mu gihugu cy'u Rwanda na Ashton uyu munyamerika, bari kumwe na Indian Ashton nawe ukomoka hariya mu Buhinde. Baba bose akaba ku munsi w'ejo aribwo yabaherekeje, buri wese amugeza ku kibuga cy'indege asubira mu gihugu cy'iwabo. Ibi rero bikaba bitararangiriye aha, kuko Ashton uriya munyamerika akaba yaravuze ko agomba kubafata bombi, bagomba kugira gutya bagafata indege nabo bakamusanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ibikorwa byabo by'ibikorwa bagenda bakora ku mbuga nkoranyambaga mu bigendanye no gukangurira abantu gukora imyitozo ngororamubiri ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ko bagomba kuba bakomereza ibi bikorwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bazasanga Ashton akabatembereza ndetse bakagira n'ibikorwa bakorana bari hariya ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byose biri kugenda bizamurira rero urwego rw'ibyo Kagarara yakoraga ku mbuga nkoranyambaga, bikwenda ruzamuka bitewe n'uyu munyamerika waje kumukunda, agakunda uburyo Kagarara ashyira imbaraga mu bikorwa bye bya buri munsi, ashyira imbaraga mu bikorwa bye bya content creation ku mbuga ze nkoranyambaga. Ndetse murabyuka ko mbere y'uko ejo ataha bageze gutya banamukorera n'umunsi mukuru wo kwishimira abagenda bamukurikirana, bageze gutya bakiyongera, bakaba nabyo barabyishimiye mu gikorwa nacyo cyaje kugaragara, barimo bakata cake yo kugira ngo bishimire ibikorwa bishyashya by'abakurikirana Kagarara, baje kugira gutya nabo bakiyongera. Aba bose rero bakaba baraje kuba bahurizwa hamwe na Ashton uriya munyamerika ugenda akagira gutya akikundira abantu akabateza imbere. N'uyu Ashton ari we Kagarara nawe akaba yaragize amahirwe yo kuba ahura n'uyu munyamerika, kandi akaramwijeje ko azakomeza gukora uko ashoboye, agakomeza guteza imbere impano Kagarara ari we Ashton afite mu bigendanye na content creation, ari nabyo n'igihugu cy'u Rwanda bahise bavumbura bahita bamuha iki gihembo. Ndetse bikaba bigaragara ko atari cyo cyonyine afashe, ko n'ibindi bihembo bishobora kuba bimutegereje biri imbere mu gihe gitoya. Turaza kubona akomeza kugenda abona n'ibindi bihembo ndetse n'andi mahirwe atandukanye azagenda ahabwa bitewe n'urwego rw'imikorere ye agenda yerekana ko ruri ku rwego rwo hejuru cyane. Mwakoze rero kubana natwe, kora comment, kore subscribe, ukore share n'ibindi bigiye bitandukanye, undi tujye tubana amakuru n'ibiganiro bagera hano kuri Izindi TV.